azagira gute? Imana yambwiye ngo abaye ikiro ry'imigani uri ikibazo, ariko Imana irambwiye ngo igukuye mu bagore bacuruza ibishyimbo. Navuze ko ntonge Imana igukubita. Ndabizi neza ndabihamya, Imana ikunda umuntu yubaha. Ndabizi neza ayiwe Imana ikunda umuntu yubaha. Ayiwe ndabizi neza kubera amazi yo kunywa. Ai Yesu we, ai amariba nakama. Ikindi kintu ndakikongorera, ufite itako rikuka, hari igihe ubyuka ukumva ryajobotse. Nibyo Kristo arambwa ngo ngubwira ngo guhera uyu munsi ntabwo urwo rugamba uzongera kururwana rw'uburozi. Imana igupela tila sinima. Amashini
nifuje guterana namwe kenshi aka kazi nkora ntago nduhuka ku wa mbere tunka kwa gatatu ariko no munsi nihanganye ndaza Imana ibaha umugisha tuyikomera amashoka byawe arazitabayeho wavuga iki wavuga ko abarwanya uruhe rugamba la sala bela wavuga ko abarwanya uruhe rugamba Haleluya amazina ni Namusisi Cecile amazina ni Namusisi Cecile nturuka mu karere ka Ruhango nkunda Grace bitewe n'uburyo nkunda Grace yatanze ubuhamya numva buhuje n'ubwanjye bintera ishyaka byo kuza kureba Grace niwe muntu marira umuriro kuri telefone kubera ukuntu mwiyumvamo ndi umumama abana batatu ubundi Imana iduhana umugisha ariko twayikomeye amasi amarira azashira bana b'Imana mwe Yesu dukorera azatunyuza ahatambika Haleluya amina amazina yanjye ni Nirenganya Theoneste nkaba naturutse Kanombe Busanza nkaba namaze igihe ntaherukaga kuza hano meruka musengera kwa Munyemana higiriya kera ariko Imana imbabarire nshimye Imana yuko mukivuga Imana Imana iri muri Grace ikomeze imwambika imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu amen. Haleluya Imana irambwiye ngo ninkubwire ngo kubereye ikiraro ugiye kwambuka kandi Kristo arambwiye ngo akuremeye amashimwe reka nkubwire umaze iminsi ufite agahinda ukumva ese ninde ushobora kubwira akakumva ariko Yesu arambwiye ngo gutegeye amatwi aje kukumara agahinda abantu bavuye mu ntara ndabasengera nyuma y'amateraniro turasoza kare muhumure kukumara iki agahinda ugiye kanihangana see with the price again amarira azagira gute Imana yambwiye ngo abaye ikiro ry'imigani uri ikibazo ariko Imana irambwiye ngo igukuye mu bagore bacuruza ibishyimbo navuze ko ntonge Imana iguhaye intsinzi igihe bakuryaniye ibyara nibatuze akira kubakirwa n'Imana Imana ije kwihesha iki icyubahiro akira kandi gaciro navuze ko ntongera amagarare hano kwiyi vase Imana irambwiye ngo hora mu mutima wawe kuko Yesu akubereye byose haleluya twongera haleluya twongera haleluya amen Kristo arambwiye ngo niwakire ikinyabuzima ntabwo ari iki cyangwa ntabwo nivuga ibintu byinshi Kristo avuze ijambo rikomeye ngo akuzirikane watewe n'umwana wawe kujya uhembwa amafaranga afatika kuko Imana iguterekeye intebe y'akazi tuyihereze icyo Haleluya haleluya nanjye nitwa Sandrine Umurerwa naturutse Kanombe uyu mumama najyaga mubona kuri YouTube bando zanjye niho zashiriye ariko namukundaga cyane mwandikiye mubaza aho bakorera arandangira naje nyoboza ngiye gutega umumotari mba ntezuyo arambwira ati aho hantu se uwo muntu ndamuzi yewe ngo yarazi ngo mukiba kwa Munyemana mbajije unyobora arambwira ati hoya ati ntago ariho arambwira moto dore yayisize hepfo ni byose arambwira ati moto ndayiparitse turajyanye tuzanuko ibisigaye umwe Imana duhana umugisha tuyikomera amashyi nabizi neza ndabihamya Imana ikunda umuntu yubaha Imana
Imana ikunda umuntu yubaha. Imana ikunda. Imana igiye kuba abatangare. Imana irambe ngo hari ibintu bitatu isubiza. Uzagaruka hano uje gushima harimo nariyivuze neza neza, ariko wandike ngo uyu munsi iyi tariki Imana ikubise edi plastique kiriya kibazo yegeje. Imana igukubita, ndabizi neza ndabihamya. Imana ikunda umuntu yubaha. ndabizi neza ayiwe Imana ikunda umuntu yubaha. Ayiwe ndabizi neza ndabihamya. Imana ikunda umuntu yubaha. Haleluya. Yesu we. Ndabizi neza ndabihamya. Imana ikunda umuntu yubaha. Ayo mashi. Haleluya. Navuze ngo sinongere. Ndabona nabasoje. Mugiye gutera haleluya. Reka nta ndiye. Nimumwikirize. Nimumwikirize nyabuna. Mumwikirize. Haleluya. 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 Uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Waranesheje Satani, umunyago ubutware bwose, ukwiriye icyubahiro n'ikuzo. Haleluya. 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 Amen. Amen. Nitwa Ndahimana Pascal, Yego. aho nkomoka ni muri Kongo. Amen. Amen. Nararitswe na Dani cyangwa se Daniel. Amen. Hanyuma ndi umuramyi Imana ishimwe. mu itorero Elayono Mountain Church rikorera Kacyiru, Yego. hafi yo mu mujyi. Nibyo niko bimeze. Nuranye na ambasade. Sibyo. Amen. Hanyuma bitewe n'ukuntu nakuze mba numva ko nataba hafi ya ambasade. Amen. Ngiye nakuriye mu ishyamba, mama yankuye mu mugongo maze ibyumweru 2 mvutse. Arambika hasi ahita ataha mu Rwanda. Ariko we murumva abantu badafite ibintu byo kuvuga. Ariko Imana ishimwe ko yahabaye akabariho. Amen. Tuyikomera amashyi yo kabyara. Aya mashyi tuyakomera nta kibazo. Iyo nibutse aho wankuye Mana, inyamaza yo kuzangerera neza. Iyo nibutse aho wankuye Mana, inyamaza yo kuzangerera neza. Urakoze. Ni ukuri reka nihangane. Imana izakugirira. Hanyuma mumbabarire ngiye nkunda kubyina. Amen. Ngiye nkunda kubyina hahandi njyama no hasi. Reka da. Oya. Mumbabarire muze ko makaya nkayereka remonye. Ariko bitewe no kuruna kujya hejuru yaba igasubira. Oya hano turya umuziki nubwo nta byuma tugirara tuba twabikodesheje, ariko turawu n'izi mikoro murabona bari nkeya, ariko azagira umuntu ugiriye reka tugurire byibura na mikrofone 2.
reba nk'ubu aba baririmbyi baba bakwiye imwe indi iri hari indi nyifite reka da amajwi aheramo kandi ubwo ndavuze haleluya haleluya Mana ishimwe nitwa Nyirandinda Clemence yego naturutse i Masaka mu karere ka Kicukiro Imana ishimwe ndi umugore nkunda gusenga mfite umutware n'abana Yesu yatugiriye neza Imana ishimwe nuko nararitswe na kireri yego di nanejejwe n'Imana mu mutima amen Imana ishimwe haleluya amariba nakama Yesu azakubera amazi yo kunywa Yesu we amariba nakama bari kuvuga amariba nakama urusaku rubaye rwinshi Yesu azakubera amazi yo kunywa Yesu we haleluya ikintu cya mbere Imana ikoze operasiyo ku maguru yawe ikindi cya kabiri Imana ikoze irambwiye ngo ninkubwire ngo bagiye guceceka gatatu Kristo arambwiye ngo ahawe ni hari kuba hakibukwa ariko kuko Imana iguhagazeho hari imirimo Imana igiye gukora muri wowe nicyo cyatumye ikurinda tuyihereze icyubahiro nimba ndaza gukongorera icyo tuzi neza Imana irambwiye ngo bikorere ubusa abantu tuzi iki urutoki Imana igiye kugukubitira intuza Mana bikubite ibyo byose haleluya mama ukorera Imana kugera ku rwego abantu bazumirwa ikindi Imana ikoze kwimuye aho utuye Imana ihakwimuye neza ntabwo ihakwimuye mu bibi Imana niyo iguteruye iguteretse ku wundi musozi tuyikomera amashoka byara ikindi kintu ndakigongorera ufite itako rikuka hari igihe ubyuka ukumva ryajobotse nibyo Kristo arambwa ngo nkubwira ngo guhera uyu munsi ntabwo urwo rugamba uzongera kururwana rw'uburozi Imana igupela tira sinima tene satre ediketre Imana igukubitiye izo mbaraga nimba ari umuntu usurwa n'uyu mugore ngo baje kureba ko baramutse mama Imana irambwa ngo guhera uyu munsi ntabwo urwo rugamba uzongera kururwana rw'abarozi navuze ko ntongera ariko se nimumwikirize pira amina komera kandi simwe mwancokoje Imana iguha umugisha ugiye kubona Imana akandi ndakakongorera twakomeje haleluya haleluya ihimbazwe nitwa Urukundo Joseline yego Jose naturutse Ikinyinya yego tiresale nahoze nifuza guterana namwe yego ariko Imana yanshoboshe ndahagera Imana ishimwe ihimbazwe tuyikomera amashoka byara ikoze ku mugaragaro amahanga bireba ibikoze ku mugaragaro amahanga bireba yasuye Lazaro amahanga bireba ibikoze ku mugaragaro amahanga bireba we oh mana we ai yasuye ibikoze ku mugaragaro amahanga bireba ibikoze ku mugaragaro abavuga bagihari ibikoze ku mugaragaro abaryana inzara barawe ibikoze ku mugaragaro amahanga bireba yasuye Lazaro amahanga bireba ibikoze ku mugaragaro amahanga bireba we Mana we haleluya yasuye we izuye ibyawe ibikoze ku mugaragaro amahanga bireba ibintu Imana izuye kandi ugiye kubibona Imana impe message zihuye n'ibibazo byanyu mu ndirimbo kugira ngo mbashe kubasoza